ntabwo usya ngo binoge uyu ni usya bikanoga urasya ni munoga Unga mwegereye n'amakuru umunyamakuru usobana n'abatumirwa nawe ngubu hari ikintu kimurimo ya giti tujya tuvuga ubu hari ikintu kimurimo muteri ndamwarenza muga ndebera ukabyarawe reba hakiri kare unga mumfasha reba wowe reba mwe imbere mbabarira ariko nese kuri gukora aho bihuriye kureba no gukora aho bihuriye he mabyayo dore umunyamakuru ese umunyamakuru muda Eno uciye ku ntebe ebyiri wakuciye kuri imwe bagenda n'amasha baby aya nana mutoye mwana tanga shaje urekana na mayiwowo zira aho ngaho zirirwa zitera amada zidashoboye kurira kandi wamuhaye neza byihorera warambaye amaguru yose ntukikuraho ako uzuguhereza umuntu ikintu nk'ukikuraho yangiza n'undi akakubera imbwa wamuhaye neza aranja aragukwera nuko nyine yamuhaye umwana areba kana tsikiye baramuhombeje waramukunda niba yaraguteye inda yarangiza waramukunda mama burenyi so subscribe rero kuri Kigali Magazine none se uyu munyamakuru ko mbona abuze amagambo yo kubaza kazi karakunaniye batera bakobwa inda baragiza bagakwera umunyamakuru usobana n'abatumirwa nawe ngubu hari ikintu kimurimo ya giti tujya tuvuga ubu hari ikintu kimurimo muteri ndamwarenza mugakwepa nese yaka umukobwa uri kumwe yambaye intuzara ka kantu k'imbere karimo kariso ntago ngo bakorega muri iki gihe nta muntu cyambara amakariso ntago wabinkora zara ngufashe zara ngiye ngufashe na kariso mu cyamba ntayirimo ujya yaka ndebera yaka ndebera ukabyarawe reba hakiri kare unga mumfasha reba wowe reba mwe imbere mbabarira ariko nese kuri gukora aho bihuriye kureba no gukora aho bihuriye he mabyayo ngagenda n'amasha dore umunyamakuru ese umunyamakuru muda uyu munyamakuru muda ese uyu munyamakuru bitebye abanyamakuru baragwiye muda tegerezaho mikoro hari reka nere inkunga kiganiro ngewe kiganiro fasha kiganiro ngende ubwo ni kadi yavuye ngewe Kigali Magazine ngenda aho urongera ukwe eno uciye ku ntebe ebyiri wakuciye kuri imwe bagenda n'amasha baby aya numubona nutare kufunyiza kayinuza wowe ntabwo ari wakoze mu ntuza nkahita ngwa yaka ikigaragara kibura oya ahubwo izi ntebe ziradukoraho ziratugwisha yewe ndabakunda nisora uriye kureba ku buryo ugwa no hasi we izi ntebe hano harimo FDL ni muri FDL harimo n'iramu hano harimo n'iramu zikomeye Kiroso yarananiye Kiroso nako natakunanira Kiroso yarananiye Kiroso ragarama nanditse indirimbo nyikubwire magape yayibagibaho indu yibagirwa ndetse twumva indirimbo ajya kuturirimba hari korari y'indaya gusa izi gukura ndetse no gucuruza perezida wayo bamwitayisha ndetse gasuku karagiyo ngoma twigendere umva rero kama kugire urabivuga iki ibintu ubonye hano
Nakasamutwe. Icyo kirahure mwana wanjye. Icare hano. Muregere icyo kirahure. Soma hongera ukibuze. Urumva Kigali magazine ko kuzagera. None se aka kazi kawe ko nakakuna ni hakiri kare. Oya twashaka kuganira. Yakawe nagusya ngo binoge. Uyu ni usya bikanoga. Urasya ni munoga. Urumva mwegereye n'umugore yawe. Ni yegera ibyo. Egera ibyawe. Icara hakuyo ntibege. Icara usya binoge. Icare gutyo usya binoge. Nse shawa. Bakira somaho uhita ukibiza. Mwaduhaye intebe we. Intebe. Yaka abatumirwa baye ko mbona akazi kakunani hakiri kare. Byeberesha kubabaza impamvu zo kwambara prudence nawe se gukorera. Nawe suje gusya binoge. Ndagiye. Utuwe mu mudugudu. Duhe intebe yo kwicaraho. Akagari. Nose agenti ugiye. Mubaza akagari kazwi. Akagari naka. Cyangwa uri gusya bikanoga nawe. Umurenge ruwe. Wino hano usya binoge. Wino. Gasunika. Bayani. Umudugudu ruwe. Naga